muri inzu kandi nabwo nabishatse ni Kanema naho yaba wowe yaba sore nacyo mwese twese turabagore hano njye ntabwo ndi umugore mugezwa njyewe narabyara nakubwiye byo kubyara byo bikangishe sore bitandukanye ibintu wowe uzifite nyinshi ahubwo bitandukanye aho kwa none ngiye mfashe umwanzo wo kubyara Kanema namubyarira impanga ariko mama manga narwo namuhereza akana reka kukwita ngaho zibyara uko nabikeneye ngese nabyarira Kanema reka nkubwize kuri wowe nta bwenge wabona bwo kuba wabasha gutwita umwana akagera kuri nakubwiye ngo ibyo ntibyakunda tuza tubane kuko sinde buvanga njyewe mbana nawe njye mbana nawe sawa turabireba keka nkubwize ukuri ngaho noneho nsora hano umva nyine niba ufite ingufu zo kunsora hano nsobora hano njye ntabwo nagukora kuko nabana ngiye kwanduza amaboko yanjye nkora kuri wowe aho gusa ikintu gihari reka nkubwize ukuri ndimo ndakubwira ku neza nkubwira ngo nanjye ndikubwira ku neza ko ntari busohoke hano niwe nta kibazo ariko reka nkubwize ukuri uzasohoka utazi n'inzira ikujyana iwawe inde ahubwo wowe uzasohoka nushaka kuyisohoka cyane ubu ngubu tugomba kubana nk'abagore babiri bubahana ntabwo ugenda umugore mugenzi wawe nakubwiye ngo tugomba kubana twubahana wubahana nanjye ngo nguki cyakora wenda nutwita tukabona indage zawe indese utwita njye ariko indi utwita iyo n'indese wakuye ikigo byareye Kanema bimubuza gukomeza ajya n'ahandi ubwo rero ruswa ijya kujya ahandi ntabwo nakwifuza ko atajya ntabwo usigira mfatisha kubera inda ceceka mbaze kubyakana ceceka nkubwire ufatisha Kanema uzaze kugira inama ariko mwana yanjye njyewe rero akamubwire ntabwo ushaka ko Kanema tuza ngo ngumeho njyenyine fite ibintu byinshi biba bimugije agomba kuba hari abantu acaracara aho ngamwe akabasiga nta kibazo ariko hari umwanya niki naye mbisuje uramwereka uko bimeze nakubwiye ngo ubwabo bwose ubutunganye ntabwo ari ngombwa kunyega ko tugende mwereke unyereke iki sovorere no gasiya indese bikore se n'utushobore hose bigerageza urebe bana tugende wowe ibaza ariko umva ceceka arabura munaniwe nawe mubaze tugende nawe siganye iya munambwira iki uyu se hagiye rumora bame uzagerageze utasinze cyangwa udafite irari umwicaza ahantu umuganirize aganirize ubwira uwo ndiwe ubundi icyo nikirangira ukaba utumvishije hari ikindi nzagukorera amategeko yo muri inzu ko njye iye nzabikwereka tuzerekana nyuzwa hano we ubundi mabuje wowe uri kujya imbere uyu mu mabuje ureba ahangaha ndi imbere ntabyo ndi kureba uragutega amatwi wenda banganaga ari nimba ari byo kurusha nyaranga ari mabuje ushobora kutavanwa ahangaha n'ingufu izo ureba ukahava n'izindi ngufu yanumaga ku muntu bitaga amasayi ngiye so zinza gutuma kurinde ubu kariso kutabujugunye ndaje ngo Trump jugunye Trump icyo wabahera jugunya umugore utazi kwifurira ikariso ye umwihorera ajya yambaye isubiremo ugende umubwire ko aho nazigure zitashize ndi busubire nta nubwo ari ndi busubire umubwire kari kari ndi busubire kandi yumubwire bamenye none n'ikindi namubwiraga nkamera nk'uri kugosorera inyuma ya Huye no elle ne voulait rien comprendre sasa Huye anakuja kufanya nini hapo aje gukora iki c'est un adage français no c'est un adage rwandais ni umugani w'ikinyarwanda gusobanurira kugosorera inyuma ya Huye bishatse kuvuga ko ufite ntabwo yashatse kunyumva nameraga nk'uri kwibwira jyenyine mara hiyo ye niwe Huye nakubwiye ko ari umugani nakubwiye ko igifaransa urakizi nakubwiye ko c'est un adage ni adage umugani kandi okay sawa sasa yego acha nikuonesha nasikiye reka diru ndayikore urayikora gute rero sasa ure namjua sana madam yangu ngo umugore wawe sasa mbona unashtuka nashtuka kare wambwiye ngo ni umwishwa ahindutse kirazira Joseph niese madame sikia wowe nani kurikirana nani diru tugende ku diru yangu Joseph garuka hano tugende ku diru ya kwanza
iyo diru yindi nza gusobanurira. Ntugire ikibazo kabisa, nza gusobanurira. Ndiyo usansobanura ariko hari ibyo umunginza aho ngaho Mpenda tuwili. unasema kamoja kwa mponyoka Ndiyo. ngenda fata byose ndachakira rero Hauna uwezo. je suis fort ndiamenia Hauna uwezo ndugu yangu. Wewe reka tufate diru imwe irarangira turafata diru ingine nta kibazo. ubwo plan B plan A Nta kibazo. Osiwe na wasi. Kana kugurira kanani ka kamoja. n'ubundi amasaha arakuze. oya sinabikora. Wa mukobwa se si byakunze yego yarambwiye ngo byarakoze kabisa. Yakareka ntabwo ari umugabo niwe yashakaga nyine ko mukora hariya amafaranga. Ahubwo mbabara nkubwire nasubiye mu rugo rwanjye ariko mva nkubwiza ukuri hari ikintu cy'akavuyo k'abagore. Wa mugore we nakubwiye nyine basezeranye ariko utarabyaye, hakaba hari n'irindi shege ry'umukobwa ryari inshuti yanjye rinsaba icumbi nkihaba, none ndaribwa nirigende ryanze ryigize ibamba. Ikintu nshaka kumfasha rero ni ikihe? Nshaka kuma umuti ku buryo nzawubaho uko ari babiri bagahobagira, ku buryo niyo baza mu nzira ziza hano mu rugo bazajya bagera ku gipangu bakabona ni nko mu gihuru. Yego. Cyangwa se akaba yabona nyine hari nk'urumuri rw'urusimba ku buryo atinya nyine yagera akajya yirukanka. Nta n'umwe ngira icyo mpfana nawe, nta n'uwo nkunda muri bo, wabagira abasazi wabagira abahombi ntabwo mbizi. Uranyumvira masa iki cyumweru cyose ni iki ko nta mugore nkeneye ko akomeza kuguma hano?